2011 to 2015, and we also supervise a $70 million grant given by the Global Partnership for Education. And those funds are being used by government to implement the National Education Sector Strategic Plan, which will include a target around improving reading instruction in the early years of primary. And so those funds will be used for activities such as buying more textbooks and reading materials, teaching teachers how better to teach reading in the classroom, and to review the curriculum to make sure that there's adequate time for reading activities. Because being able to read is the foundation of a child's education. If a child can't read, then she can't read the textbooks that she needs to learn in other subjects. She can't read for pleasure, and she can't read to learn about the world. Up to 1/3 of children in Rwanda, we know, can't read in grade 4 of primary school to the expected level. If Rwanda wants to reach its goal of being a knowledge-based economy, one that's competitive and with a skilled workforce, then I think we all agree we need to take dramatic action to improve the reading skills of children in the early grades of primary. Ni ibintu by'ingenzi cyane rwose ko abana banjye bamenya gusoma, nk'uko nabivuze bizabafasha mu myigire yabo kugira ngo babashe kwiga, bazigirire akamaro, bazarangiza amashuri yabo, bagomba kumenya gusoma. Nanone gusoma bibafasha gushyikirana n'abantu batandukanye. Ushobora kwandikira umuntu, ushobora gusoma ibinyamakuru cyangwa se n'ibitabo bitandukanye bikakongera ubumenyi mu buzima bwawe. Ikindi nanone mu ishuri uko umwana agenda asoma bimufasha kumenya ubwenge bw'ibyo yiga. Bishobora gutuma aba umuntu utuje akiga neza, kandi bibafata n'umwanya, bituma bagira umwanya mwiza mu buzima bwabo. Kugira ngo dukundishe abanyeshuri gusoma, mbere na mbere tugomba kubabwira akamaro kabyo, tukababwira icyo bizatumarira cyangwa icyo bizabamarira mu buzima busanzwe. Kandi nk'abarimu wenda twigisha indimi tukajya dukunda gutanga cyane imikoro ijyanye no gusoma. Urugero, nimba nka nimugoroba barangije amasomo ugahita ubaha devoir, ukabatiza nk'igitabo kirimo umwandiko runaka wo bagomba gusoma, none ukabaha n'ibibazo bagomba gusubiza. Kwa kundi uzabikora kenshi bakunda gusoma iyo myandiko, bishobora gutuma bakunda gusoma kandi ubabwira n'akamaro ko kuba bajya basoma ibyo ngibyo. Impamvu nkunda gusoma, hari ibitabo byinshi biba ari byiza ari bishimishije, nkabisoma wenda ukabasangamo nkabyenda gusetsa, urwenya, cyangwa se umuco y'abakera, cyangwa se nk'aba bitabo nyine bw'amategeko. Hari amategeko yo mu mihanda ukayasoma nkanayamenya, cyangwa se by'imikino aba bishushanyijemo nko mu mvaho, ugasoma ukamenya se umukinnyi wabaye wa mbere ku isi ninde. Icyamfasha gusoma kurushaho ni nk'ibitabo. Naza wenda ibitabo byamfasha kugira ngo nsome menye no gusoma neza. None ikintu cyamfasha ni nk'umurezi ndera ku kigo, nawe yamfashamo akajya nyerekera nyine nkamenya gusoma neza, cyangwa se muri famiye yanjye akagira uwavamo muri abo akamfasha nyine ngasoma nanjye noneho nkamenya gusoma neza. Gusoma mu Rwanda twabyiyemeje. Rwanda reads, I'm committed. Rwanda reads, I am committed. Rwanda reads, Imbuto Foundation is committed. Rwanda reads, I'm committed. Rwanda reads, we're committed. Gusoma mu Rwanda turabyiyemeje. Rwanda reads, I'm committed. Gusoma mu Rwanda, Imbuto Foundation irabyiyemeje. Mwese murabyiyemeje.